tugiye kuganira ku muntu bita umwambasaderi. Umwambasaderi ni umuntu umeze ute? Umwambasaderi ni umuntu ukunda gukurikirana ikoranabuhanga, agakurikirana amakuru, agakurikirana ibiri hirya no hino byose, ugasanga akenshi na kenshi abifite. Tugiye kuganira turebe uyu muntu ese abikora ute. Uyu muntu ni umuntu ubasha kwinjirira ikoranabuhanga akajyayo agacukumbura akareba ibiri kuba hirya no hino byose akabasha kubimenya. Icyo akeneye cyose aragenda akaba akiriho, agashaka uburyo akireba neza, akareba imva n'imvano yacyo. Umwambasaderi ni umuntu n'abakunda gukurikirana radiyo cyane. Umwambasaderi mu gihe cy'amakuru, mu gihe cyo gutanga amakuru, ugatanga ibyifuzo, amakuru barayatanga. Yego, hari igihe ubasha kuba watanga igitekerezo cyawe ku ikoranabuhanga kuri radiyo. Hariya ntabwo mwese mwabonekayo. Abambasaderi nibo bahita babonekayo byihuse. Mu gihe umwambasaderi we atanze igitekerezo ako kanya, kubera aba ari umwambasaderi yaramamaye cyane, igitekerezo cyabo gihita kibageraho. Igitekerezo cyabo gihita kigera imbere cyane, kuko ni ibintu aba yaganiriyeho, yatekerejeho cyane, ari kubisoma agatekereza, agashishoza, akavuga ati iki kintu kigenze gutya. Ni hahandi uzumva umuntu bakunda kumusoma kenshi mu bitekerezo by'abantu baba bagiye batanga kuri radiyo. Cyane cyane abambasaderi akenshi benshi bakunda kuba radiyo Rusizi. Radiyo Rusizi ni radiyo yamamaye cyane, ikaba igezaho amakuru aboneka cyane hirya no hino ku isi. Rero nakakwibutsa wowe utari wakora subscribe, gukora subscribe ugasharinga. Waba wakunze iyi nkuru, wanyandikira nawe ushaka kuba umwambasaderi tukabiganiraho. Nawe waba ushaka kuba ufite ibitekerezo wajya utanga, nyandikira muri komenti. Njyewe ejo buke bagezaho uburyo bworoshye nawe waba umwambasaderi mu gihe gitoya. Naho ubutaha mugire ibihe byiza.